Uyu munsi twagiye Burera nk'uko musanzwe mutukurikira kuri Gitangaza NTV, twagiye gushaka umujakazi w'Imana, umukozi w'Imana, kugira ngo atugezeho ijambo ry'Imana, kuko twagendaga duhora tumushaka kugira ngo atuburire, kuko byo Yesu yamutumye. Mujakazi, ni karibu, turakwakiriye. Nitwa Mukeshimana Beatrice, nkaba ndi umukozi w'Imana, ndi umukirisitu, nkaba nshaka kubagezaho ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza burumvwa n'abo mu Rwanda ndetse n'ahandi hanze y'igihugu. Noneho ngiye gusoma ijambo ry'Imana, ariko tubanze gusenga. Ndagushimiye Mana yacu, ngushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, ngushimiye ko wantoranije mu magana menshi y'abanyabyaha ukangira umukirisitu. Uhimbazwe. Ijambo ngiye kuvuga ribashe kugirira umumaro abaryumva, kandi Uwiteka Imana ribashe guhindura abantu. Mbigusabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amena. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, mu bice 7, umurongo wa 11 turageza ku murongo wa 16. Umutwe w'amagambo uravuga ngo azura umwana w'umupfakazi. Bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati, wirira. Yegera ikiriba agikoraho. Abakikoreye barahagarara. Ati, muhungu, ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati, umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati, Imana igendereye ubwoko bwayo. Insanganyamatsiko y'iri jambo nshaka kubabwira iravuga ngo wirira, hari ibyawe Yesu agiye kuzura. Iri jambo riratubwiye ngo uyu mupfakazi yari amaze kubura umwana we, ahebye ko bagiye kumushingura. Ariko igihe kigeze, Yesu amenya ibyabaye kuri uyu mupfakazi. Anyura muri uyu mudugudu witwa Nayini, ahantu hari habaye ikibazo kuri uyu mupfakazi. Arangije ahanyuze ahura n'abikoreye ikiriba kirimo wa mwana w'umupfakazi wari wapfuye. Arangije aracyegera, abegereye ikiriba baratura. Arangije aracyegera, arategeka umwana nahaguruke abe muzima. Arangije amukoraho, arategeka umwana nahaguruke abe muzima. Umwana aba muzima. Arangije amuhereza nyina ari muzima. Iki ni igitangaza Yesu yakoze. Yakundaga kugira imbabazi cyane, kuko yazuye uyu mwana. Uyu mwana yari yamaze kumenya ikibazo uyu mupfakazi afite. Abantu bari bagiye gushingura uyu mwana bari bamaze guheba ko uyu mwana yavuyemo umwuka bagiye kumushingura, ariko Yesu aramuzura. Ariyo mpamvu ndi kukubwira ngo Yesu ashobora kuzura ibyawe byapfuye, ashobora kugukiza ibintu byinshi wihebyeho uri kubona bidashoboka. Yesu akabizura. Ashobora kugukiza ideni uri kubona nta hantu wabona ryaturuka ubwishyu. Yesu akaryishura. Yesu arabishoboye byose. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu rero ibyawe arabishoboye, ashobora kubizura. Ibyo wabonaga ko byapfuye akabizura. Rero
nshatse kukubwira ko nanjye hari ibyo Imana yankoreye, hari ibyo Yesu yankoreye. Jewe Imana yampamagaye ndi umwana mutoya, ntangira kuririmba ndi umwana, ntangira kuyobora korari ndi umwana. Sahizi ubu maze kugira imyaka 49, sinari napfa mu buntu bw'Imana, sinari nahagarikwa mu itorero. Ibyo ngibyo nakubwira ko Yesu aje agira neza. Hari ibyanje byinshi byashatse gupfa, Yesu arabizura, kuko muri byose kurinda kugeza kuri iyi myaka mfite nahuye n'ibingerageza byinshi, ariko Yesu yarabizuye. Imana yacu ihabwa icubahiro. Yesu rero agira neza kandi agira imbabazi. Hari ibyawe ashobora kuzura, hari ibyawe ashobora kugukiza, akagutabara wari wihebye, wari uzi ko byarangiye, ariko na nyuma ya zeru Yesu arakora. Yantoranije ndi umwana mutoya, nyobora amakorari, ndigisha ijambo ry'Imana, tuvuna ahantu henshi, mukumbi munini. Ubu tumaze kugira imidugudu myinshi yo nagiye mbwirizaho ubutumwa kurinda kugeza ubu. Rero ubuhamya bwanje, nahinduye mama, yari umukecuru wakoreraga Satani, arahinduka aba umukirisitu. Nahinduye abaturanyi, abo bose barahinduka ku bwanje. Barumuna banjye barakizwa, abo bose barakijijwe ku bwanje. Kugeza na n'ubu ndi kwamamaza ubutumwa bwiza, ndani umuririmbyi, ndaririmba. Imana yacu ihabwa icubahiro. Ubwo reka turangize dusenga ku bw'aya magambo twumvise, kugira ngo agire icyo atumarira. Imana ihabwa icubahiro. Ndagushimye Mana yacu, gushimiye ku bw'aya magambo twumvise muri uyu mwanya. Iri jambo rigere mu mpande zose z'isi, rihindura abantu benshi. Ubu buhamya bwanje buhindura abantu benshi. Uwiteka Imana yacu, ndagushimye yuko ari wowe washimye ko aya magambo avugwa, kandi Uwiteka Imana uzura ibintu by'abantu benshi byari bigiye gupfa. Uko wakijije uyu mwana w'umupfakazi ukamuhereza ari muzima, Uwiteka Imana ariko uzarengera n'abantu. Byose mbigusabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.